Mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba Nibisanzwe TV aho muri hirya no hino mu gihugu, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, ndetse namwe muri hanze y'igihugu, abari muri Amerika, abari i Burayi, abari muri Aziya n'ahandi tutarondora. Iyi ni Nibisanzwe TV rero nko bisanzwe, nge ndi Frank Mario Sebudandi. Hanyuma rero tubazaniye inkuru idasanzwe, inkuru y'umwana muto cyane, umwana w'imyaka 16 gusa y'amavuko. Uyu mwana yagiye akora ibintu bihambaye, yagiye akora ibintu bitangaje. Uyu mwana akaba atuye Rusizi, yiga mu mwaka wa gatatu segonderi, yakoze radio ivugira kuri FM. Umwana akora indege ibasha kuguruka, ya yindi bita drone. Umwana abasha gukora icyo bita alarme cyangwa se soneri. Umwana abasha gukora na telefone. Ni ibintu byinshi cyane yakoze uyu mwana. Hanyuma rero uyu mwana twakoranye ikiganiro, yakoranye ikiganiro rero na Nibisanzwe TV. Mu kanya tugiye kugira ngo tugaruke kuri uyu mwana, hanyuma twumve ibyo yadutangarije bitandukanye, twumve ibyo yatubwiye. Ntujye kure, gusa ndagusaba kugira ngo ukande subscribe ndetse unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tukugezaho umwanya uwo ari wo wose, umwanya ku wundi, ibyo tukugezaho bikugereho 5 kuri 5. Hanyuma nanone ukaba wasiga igitekerezo cyawe kuri iyi nkuru, ukanasangiza abandi iyi nkuru, ndetse ugakora share ndetse na comment ahagenewe ibyo byombi nkuko mbikubwiye. Nge ndi Frank Mario Sebudandi rero ndagaruka mu kanya mbabwira ikiganiro twagiranye n'uyu mwana bwite mu ijwi rye bwite. Uraho Manuel? Yego. Amakuru yawe? Neza. Ndizera yuko ari DJ Manuel turimo kuvugana, umuntu wamamaye cyane, wamenyekanye, wakoze radio n'ibindi bitandukanye. Yego. Urimo uravugana na Nibisanzwe TV. Yego. Nge banyita Frank Mario Sebudandi. Turashaka ngo ugerageze utubwire ese ibikuvugwaho nibyo? Ibivugwaho nibyo, nta nubwo ari no kubeshya. Ndakeka ntago abantu barenzewe, ibinyamakuru birenze 3 cyangwa se 4 byose byahurira ku kintu kimwe byihuse. Hanyuma Manuel, watwibwira noneho amazina yawe, aho utuye, uhereye ku karere ukagera ku mudugudu? Amazina yanjye banyita Nzuyinzira Emmanuel. Intara y'Uburengerazuba. Akarere ka Rusizi, Umurenge wa Nyakabuye. Akagari ka Kamano, umudugudu wa Bikinga. Manuel, biravugwa yuko ufite ubuhanga budasanzwe, ufite ubukorikori, ukagira tekinoloji iri mu rwego rwo hejuru, ukora ibintu bitandukanye. Gerageza utubwire ibyo umaze gukora kuva igihe watangiriye kugeza uyu munsi, ni ibiki bidasanzwe? Ikintu nashyira ku mwanya wa mbere nawe narabashije gukora. Ku mwanya wa mbere haraza Eni Radio. Yumvikanira ku murongo wa 93.4 na 93.5. Akaba ari radio nabashije gukora, nkayikorera n'iminara. Aho nafashe ibiti ndabitera anteni, mvuza n'amasinga, nkora studio. Noneho ntangira gukoresha uwo murongo wanjye. Ibindi? Ku mwanya wa kabiri rero haraza telefone nshya ifite network yayo yihariye, ibasha gukora nta simukadi, nta n'amafaranga bisabye. Kubera bitewe n'ubushobozi mfite, iyo telefone nkaba nikoreraho n'imuhira, tukaba dushobora kuvugana umwanya uwo ari wo wose tudakoresheje amafaranga, nta n'ikindi kiguzi kibaye. Ugahamagara hariho hose se? Oya, urumva ko ni telefone yihariye, iracyari nshyashya. Nabanje kuba nabasha gukora iyo dukoraniraho n'imuhira. Uko ubushobozi buraza bugenda bwiyongera, niko ndaza ndushaho gutekereza n'ubundi buryo ki ishobora kuba yakora bitandukanye, iri muri forume ya tuvugana. Yego. Abadukurikiye wenda kugira ngo barusheho gusobanukirwa, ibiteye ite ikozwe mu biki? Ni ibikarito, ni ibibati, ni ibiki? Kubera
ko wenda nta ruganda mfite rushobora kuba rwankorera dizayini wenda nifuza, mbasha gukora dizayini mu majerekani nkayabaza wenda uko nifuza, narangiza nkaterateranya bitewe n'ibyo mba nateguye cyangwa se nuko mba nabipanze, ngahinguramo telefone noneho igatangira igakora nta kibazo. Ku mwanya wa gatatu rero haraza imodoka yitwara nta mushoferi y'amahinga. ni imodoka ishobora kuba wenda yagenda na kilometero bitewe nta kintu kiri buyitangire, ikaba ishobora kugenda aho ariho hose itagize ikitangira bitewe n'uko nta mushoferi ifite. None se iyo modoka ingana gute? Ifite ingano ingana gute? Ni akamodoka kari mu rugero, ntago ari kanini cyane nta nubwo ari gato cyane, ariko iyo nkesitayemo batiri ngacana amatara imbere n'ay'inyuma narangiza nkakatsa, karagenda kari mu rungano imwe na turiya ducuruzwa mu maduka ariko ko gakozwe mu majerekani. Hari ibindi se? Ku mwanya wa kane rero haraza aramu, iyo nayibumvisha yo nta n'ikibazo. Aramu ni ukuvuga ngo ni sone ikoze gute? Mbere yo kwitwumvisha banza tubwire ni aramu ikora iki, yakora iki, ifite uwuhe mumaro? Ntekereza gukora iyo aramu, hari uburyo umuntu aba ari muri studio cyangwa se ahuze bitewe n'ibintu bitandukanye. Narayikoze kugira ngo wenda izimfasha kumva abantu baje kunshaka, baraza bakayikandaho noneho nkabyumva ndi mu nzu, ngahita menya ko hari umuntu urimo unkeneye hanze. Akaba ari soni rero idakoresha umuriro w'amashanyarazi, ikoresha umuriro wa batiri, urumva uwo ari we wese yayitunga. Yego. Wayitwumvisha? Nta kibazo. Gerageza twumve. Wayumvise? Gerageza uyegereze telefone yawe cyane kugira ngo tubashe kuyumva neza. Ariko ifite ijwi riri hasi? Wayumvise? Ndayumva ariko ndayumvira kure cyane, ifite ijwi riri hasi cyane, ariko ntacyo ndayumvishije. Hari ikindi gikurikiyeho se? Ku mwanya wa gatanu haraza indege iri mu rwego rwa drone. Indege ya drone. Indege narayikoze maze kuyikora nitiraho imipanga, nshyiraho amatara, mbega buri gisabwa cyose ku ndege. Iyo nyicanye iratembera mbega nk'ishaka icyerekezo. Ikaba ishobora kuva aho wayicaniye ikaba yafata nka metero ishaka ikibuga cyangwa se ishaka icyerekezo. Ikakwereka ko ishaka kuba yaguruka, ariko bitewe n'ubushobozi mfite nkaba ntayigurutsa bitewe n'uko utwuma dushobora gutuma ibasha kuguruka ikajya hejuru ntatubone. Ariko nari nateganyije ko niramuka igurutse, bitewe n'uko niyumva nzayikora ikajya mu kirere ikaguma hejuru, noneho nkaba nayesitaraho kamera n'udukurura amajwi ku buryo ishobora kuba ndeba umudugudu cyangwa se bitewe n'agace n'ingano ya kamera uko ingana, nkaza mbasha gukurikirana amajwi ava mu kirere n'amashusho. Bidasabye ngo ndashyiraho amasinga n'iki n'ibiki wapi. Ikaba ishobora kuguma mu kirere bitewe wenda na konegisiyo cyangwa se na esitasiyo cyangwa se n'uburyo mba nabitekereje. Yego, ibindi byo ndabitekereza
ariko bitewe n'ubushobozi ntabwo igera. Muri make ntekereza byinshi ngakora bikeya bitewe n'ubushobozi. Kugeza ubu ngubu niba ntibeshye ni ukuvuga ngo ku mwanya wa mbere wakoze radiyo, ku mwanya wa kabiri ukora iriya telefone, ukora telefone, ku mwanya wa gatatu ukora imodoka, yego, ku mwanya wa kane ukora alarme cyangwa se soneri, yego, ku mwanya wa gatanu ukaba ugeze ku ndege. yego. Ngaho tubwire, tuganirizeho gatoya, ubundi byatangiye gute, wangana gute? Uyu munsi ngira ngo ufite imyaka 16 niba nibeshye. Yego. Watangiye ungana gute, watangiye ute, bimeze gute? Urabona iyo umuntu akiri umwana agenda akora ibintu bitandukanye. Kwa kundi rero nagiye nzamuka nkora ibintu bitandukanye, uko nagiye nkura umwaka uza undi ukaza, natangiye ntazi icyo nzageraho cyangwa se ibyo mba ndi gukora. Watangiye ufite imyaka ingahe? Natangiye wenda nko mu myaka nk'itatu, 4, 5 gutyo, kwa kundi umwana agenda akinisha byinshi, ariko kugira ngo utangire ukore ibiremereye nabyo ntabwo wabitangira uri mutoya, utangirira kuri bikeya ukagenda uzamuka, bya bindi bikagenda bizihana. Kugeza uyu munsi uri mu mwaka wa kangahe? Urateganya kwiga ibiki? Tubwire. Niga mu mwaka wa 3 segonderi, nkaba nteganya kwiga ishuri rya elegitoronike cyangwa se ishuri ryaba ryigisha ibijyanye n'ibyo numva, akaba ariyo mashuri wenda nkeneye. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze wenda aho ngaho, iyo babonye ibyo ukora, nubwo wenda baba bataragira uruhare rukomeye wenda ku bijyanye no kugushyigikira wenda, cyangwa se wenda niba binahari ukaba watubwira, iyo babonye ibyo ukora ubona hari uburyo bakuri inyuma? Nubwo wenda bitaratangira kugenda biza, ariko bigenda biza gake gakeya gutyo. Gute? Ni nk'iki wenda gifatika wenda wavuga ngo ikigaragara cyo bizaza, hari urukino runaka bakoze cyangwa se bambwiye cyangwa bansezeranyije? Ntabyo kunsezeranya wenda baransezeranya, wenda navuga wenda urugero nk'umuyobozi umwe w'umurenge, niwe nari nagerageje kuba navugana nawe, aranasura, ariko ansura iyo telefone ntarayikora, n'iyo sonori, n'iyo ndege. Njya ku murenge, hari ikayi nshushanyamo, barafotora, mbabwira n'ibyo nari maze gukora, noneho bakora raporo nyine barayohereza ku karere, ariko haza kubonekamo akabazo gatoya. Umuyobozi w'umurenge basa n'abamuhindura, ubu ngubu dufite umushyashya, we ntago araza kunsura, nta nubwo turavugana. Abaturage muturanye aho ngaho, abaturanyi bawe, ubona bagufata gute? Abaturanyi nabo birabayobera, ndetse bamwe na bamwe hari igihe batabyumva neza, bakibaza uburyo ibyo bintu bizamo bikabayobera. Noneho urifuza iki? Ku bwawe urifuza iki? N'iki wabwira wenda nk'abantu bakurikiye Nibisanzwe TV, wababwira iki? Cyangwa se noneho n'abayobozi bandi, mbese ibyo wifuza ni ibihe? Njyewe icyo nakisabira ni uko bamfasha kuba nakurikirana ishuri ry'ibijyanye n'ibyo numva,
bakaba banamba ubufasha bwo gukorera bwo kuba bamba aho gukorera, nkaba naza mbasha gukora icyo ntekereje. Aha, hari ikindi wumva wifuza kuba wasangiza abadukurikiye bitari ibyo nakubajije? Mbose numva nabasangiza nuko banshyigikira, bakaba bamenyekanisha, bakaba bansabira n'ubufasha ahashoboka, bakaba banafasha mu mpande zitandukanye z'igihugu. Haba harimo abandi bana bagenzi banjye bafite impano zitandukanye. Nifuza ko leta n'abaturage badufasha impano zacu bakazimenyekanisha, tukaba twazagirira igihugu umumaro. Urakoze rero cyane, turagushimiye cyane. Yego, namwe murakoze. Aha, ngayo nguko rero muriyumviye, muramukurikiranye, mwamwumvishije umwana udasanzwe, umwana ukora ibintu bidasanzwe, mu by'ukuri impano wumva ko ifite imbaraga. Ahangaha rero umwana nk'uko yabyivugiye arakeneye ubufasha, akeneye gushyigikirwa, akeneye kugira ngo abashe kuba yakwiga bya bindi, ndetse bikazagirira igihugu akamaro kuba dufite abatekinisiye nk'abo ngabo, abantu bakoresha ikoranabuhanga nk'uko nguko, abantu bafite ubuhanga budasanzwe. Ejo n'ejo bundi wasanga igihugu gifite abahanga badasanzwe, bitadusaba kuba twajya gutekereza hanze y'igihugu, twatekereza kuba twajya gushaka abahanga hanze y'igihugu, ahubwo twifitiye abana bacu mu gihugu. Batangiye bakiri bato, batangiye bakiri impinja, batangiye bazamuka kugera aho babaye abagabo, ariko bafite ibintu bidasanzwe bakora. Hanyuma rero narondogoye cyane, iyi ni Ibisanzwe TV nk'uko mubimenyereye, njye ndi Frank Mario Sebudandi. Gusa ntugende udakoze subscribe ndetse no gukanda ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na byinshi tugutegurira umunsi ku wundi. Nanone ndagusaba kugira ngo utagenda udakanze kuri comment cyangwa se utange ibitekerezo byawe ahagenewe gutanga ibitekerezo, unasangize abandi iyi nkuru ukora share. Hanyuma nanone kora like. Byose ni ugukomeza gushyigikirana kugira ngo tubashe kugenda twuzuzanya n'abakunzi bacu bari hirya no hino mu gihugu ndetse namwe muri hanze y'igihugu. Iyi ni Ibisanzwe TV rero, Imana yo mu ijuru ibarinde naho ubutaha.